twongeye kugarukana none turacyari kuri Ngazi TV, turacyari kumwe na Mama Berthe, aracyarimo atuganirira urugendo rwe ukuntu yagendanye na Yesu. Mu magambo make wenda umuntu ushobora kuba agiye gukurikira iki gice turimo turavuga ukuntu Yesu agendana n'abantu be mu bihe byose bibaho by'ubuzima, ibihe waba uri gucamo byose. Ni ubuhamya bwo kugira ngo abantu bari mu bihe wenda bigoye by'uburwayi, by'urupfu, by'ubupfakazi, by'intambara, byo kubura ahantu ubona hagoswe hatafite inzira n'imwe, arashaka kwibutsa ngo hamagara izina rya Yesu. Ashobora kugutaba aho uri hose, waba uri mu mazi, waba uri sinzi sinabasha wenda kudetaya ubuzima abantu bajya banyuramo mu isi, buri muntu acana hakomeye, ariko turimo turagana ikiganiro kugira ngo wowe uzakireba uri muri ibyo bihe cyangwa waraciye muri ibyo bihe uzafatanye natwe gushima Imana ko ari Imana igendana n'abantu bayo. Ariko biragusaba ko umutima wawe uzajya ubyizeye kandi ukatuza akanwa kawe umubwira uti Yesu ntabara. Ngire ngo twari tugeze aho watubwiraga ukuntu mwageze mwakoze urugendo ruva kuri Cathedral mwerekeza muri stade Kamarampaka i Kamembe. Nibyo koko ngira ngo ndi buvuge cyane Yesu Kristo, abandi baravuga batari ko bamwe bari guhamagara Imana, abandi bahamagara Yesu Kristo. Harya wowe Berthe biti nuko mu isezerano rya kera bakunda guhamagara ngo Uwiteka Mana yacu. Yego. Mu isezerano rishya rero Imana yigize umuntu muri Yesu Kristo. Yego. Kuri gihe rero uwo niwe numatanye nawe, cyane cyane ko turi n'abana abantu batwerekaga cyane isezerano rishya, ibikorwa bya Yesu Kristo nshuti y'abana. Niyo mpamvu abantu baze gutungurwa harya ngo abantu babisobanura. Hari abantu bajya bibaza ngo harya uraza kuvuga Imana ryari, uraza kuvuga Yesu Kristo ryari. Icyo nicyo njyewe nibanzeho. Mu isezerano rishya baguma kutubwira Yesu Kristo nshuti y'abana. Uwo rero nanjye nakomeje kugendana nawe. Muri stade rero tuhageze hari ahantu h'ubuzima bugoye, ariko twahabwaga ibyo kurya rimwe na rimwe impungure rimwe mu minsi 3 bikaza, ariko tukaba tuzi ko nibura mu minsi 3 bizaza bitetse mu mifuka abantu bakabihabwa. Noneho ikintu cyari kigoye hariya nuko buri saa 7 z'amanywa wari prefet wa prefecture iki gihe yazanaga n'umukomanda w'abasirikari babaga bafite amaliste, bakavuga liste z'abantu bose bashaka, nabo badashaka abandi babonye hafi aho bakabashorera bakabajyana kubica. Ngo barengaga gusa umuryango wa stade tugatangira kumva imiborogo buri munsi. Rero haza kugera igihe abantu bavuga bati rero uku gusigara abantu ukabuzi ko ejo muri kuganira n'umuntu kandi ejo buzira mutakiri kumwe, we bamujyanye ugasigara wicaye ako gahangayiko. Abantu b'abagabo bari basigayemo n'abandi b'abasore n'abandi b'abamama n'abakobwa biyemeza kuza gusohoka muri stade ngo noneho bapfe. Ni kwari nko kwiyahura ngo bapfe, uza gusigara yenda arambuka Kongo cyangwa arijugunya muri Rusiza zarokoke. Yari yindi mwayo kuvuga ngo turarushye kuzageza igihe tushirira. Bangezeho bati rero Berthe uragenda utazabwa ntigiye ntibishoboka, abana bameze nabi n'inzara, abandi bararwaye, genda sigara hano nubundi namwe nta makiriro. Nose murambwira ko nza kwirukankana namwe ntibishoboka. Rero genda sigaye nicaye, bagiye numbona barasose baragiye. Yesu rero niba ari wa munsi nukurura urabukoze kuko turababaye bihagije. Niba ari wa munsi wanje wageze, ariko n'ubu ndacyashaka kubaho kuko ngufite. Yego. Uri kumwe nanjye no kuba ngihumeka hanga abandi baza bakabajyana n'ingewe natanze. Turacyari kumwe, ndakumenyesha ko rero gishaka kubaho kuko mfite inshuti, umugabo ukomeye nkawe Yesu Kristo, Imana nzima. Ndicara ndekeraho ndike no gusakuza mu isengesho. Ubu ngubu reka ntegereze natwe inyuma yacu barakingura urundi rugi natwe batangire kutwica. Nta wakinguye, ahubwo haje kuza bageze hanze batangira kubica. Bagikingura umuryango abicanyi bari bahagaze batangira kubica, twumva ababoroze, abandi babarasa, abandi bagira gute. Abashoboye kuba abanyembaraga baragarutse basanga ndetse umuryango urimo wikinga, bakajya banyura no hejuru y'umuryango basimbuka badusimbukiraho. Noneho muri stade tubona basimbuka badusanga, baraza ubwo rero nsigaye, hari abandi benshi nabo basigaye. Rero byose ni ugupfa, mureke twicare. Hari abantu twasigaranye twiyemeje kuza kuhapfira twebwe. Noneho ako kanya
baza gukinga abantu bashize hanze n'abandi bapfuye. Twirirwa aho ngaho tugeze nijoro ngira Yesu Kristo ngo bakinze kandi abandi bagarutse. Ese noneho harakurikiraho iki? Ese noneho bazongera kujya baza buri munsi? Ese hari ikindi uzakora? Ese hari ikindi cyerekezo? Ndashaka kumenya icyerekezo Mucunguzi wanjye mwiza wanyeretse kuko ako kanya nyivuga gutyo numva ngo rero ugende ushake umuntu ufite Bibiliya. Yego. Urebe muri Bibiliya, urebe mu Kuva igice cya 3 umurongo wa 8 haravuga ngo Uwiteka aramubwira ati kandi manuwe no kubakiza bakure mu maboko y'abanyagiputa, bakure muri icyo gihugu bajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki. cyanditswe n'igihuye n'ibihemwe. Ndavuga ntabwo kiri guhura, ariko ndavuga ndasimbuka igihugu cy'amata n'ubuki kirabonetse ngo kandi urabibwira abandi, ntabwo byihererana. Ugiye kumenyesha abari hano bose ubaremo umutima ko mugiye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Ibaze abantu bamwe basimbutse uyu munsi, abantu bishwe babareba, uyu munsi baracyahamutse. Ndatangira nimaze rero murabizi dore uko ibintu bimeze, tugiye kuva hano muri stade, turakize turarokotse birarangiye, tugiye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Ariko mana yanjye mama Peti none harasaze babana barabaho gute? Nyamara sinsaze, turagiye uri kutumena amatwi ntoya, umeneka amatwi n'akazi ke, ariko mumenye ko tugiye. Nitugenda muzamenye ko navuze nyamara turagiye. We haje ikintu gikomeye. Tumaze iminsi 3 tubona haje amabisi hariya iriya ya Onatra, nka ziriya za Onatra koma abantu zari zahari nyuma ya jenoside. Amabisi ya leta baraza baravuga ngo rero ngo baratujyanye, ngo hari ahantu batujyanye ngo tuve muri stade, turimo twangiza stade kandi stade ari imikino, tugiye ngo ahandi hantu. Turavuga ngo yo none umunsi wo gupfa. Ndamubwira none ariko inshuti yanjye wavuze ko tugiye mu gihugu cy'amata n'ubuki, kuri je ni hame ndatuje. Izo bisi turazurira, baraje ya mbere barayuriye, ndi kwegeranya abana, ya mbere ya kabiri ya gatatu ziragiye. Bakavuga ngo yo ngo bagiye kubata mu Kivu. Reka dangiye nasigaye ndi kuvuga nti ibyo ari byo byose none se amata n'ubuki aba mu Kivu? Reka da ni igihugu sinzi. Reka ndebe hamara nk'amasaha 2 za bisi ziragaruka. Ngo abandi niburire, hahurira abandi vuba vuba bararwaniraga. Niba ari no mu Kivu ni byiza, none ubuzima burarangiye. Reka da tugiye Kanani, ahubwo tugiye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Abantu baragenda, nagiye mu ya 3 muri turu ya 3 turagenda tubona batujyana ahantu hitwa Nyarushishi n'Icyangugu. hari isambu y'umuzungu yororeragamo ingweba, hari hateye ubwatsi bugufi, nta biti byari bihari. Turagenda turahageze, hari nimugoroba turaryama. None hazana n'abajandarume aribo bari bameze nka polisi ngo baje kuturinda. Noneho tuhageze turyama ngo ku gasozi. Croix Rouge rero mu gitondo, Croix Rouge ngira ngo ni ya Belgique cyangwa ya Geneve, baraza bavuye muri Kongo badutabarije bati babakuye muri stade murabasanga ku musozi wa Nyarushishi. Baraza nyine baza batuzanira none impungure zo guteka, baduha n'isafuriya, baduha n'inkwi, turatangira turateka. Ndirutse muri za blende twire tugira ni nababwiye ngo iki turatetse. Igihugu cy'amata n'ubuki si amata mwatangiye singaya nemuretse, ibindi bizakurikiraho. Nari umuntu wo kugenda mbabwira buri munsi ngo rero nibatuze ibyo ari byo byose, hagira bapfa ariko hazagira abandi bagera mu gihugu cy'amata n'ubuki. Aho rero niho twagumye. n'Abafaransa baraza baje, ndetse batangira n'umuceri uraza n'amavuta yo guteka, mbega tuba turatuye mu maburende. Aho rero niho nahavuye jewe, mbere abantu bose bagihari ariko barimo basansibiriza abantu ukuntu bazasubira mu matongo yabo. Noneho jewe rero naje kubona hari umupadiri wo muri famiye ya papa w'abana. Umupadiri rero niwe wari muri Kongo, anyoherereza undi mupadiri wari uje kureba bene wabo mu nkambi, anyohereza 10,000, arambwira ngo ngende muri Kongo basangeyo, ngo niho tuzajya
ngo tuzafata bato tukajya ku Gisenyi tukajya za Musanze tukazahinguka i Kigali. Aho rero niho jyewe namanukanye ubwoba bwinshi, nagira rero mbabwire bene data, aho niho nageze i Kigali. Ngeze i Kigali rero ngo musabirize, ngo turi kugenda kandi nerekeza noneho ku kindi gice n'iti cya kane. Narahageze mbohoza akazu gatoya katagira amadirisha n'imiryango, yewe tubamo n'abana, nimo twari turi, nkajya gusabiriza nkazana bagateka, nanjye ngasubira gusabiriza, utundi twana tugasigara dutetse. Aho ngaho twaje kwagirira inzara ikomeye cyane. Tugize inzara ikomeye, njya gusabiriza umunsi wa mbere ntibampa, umunsi wa kabiri ntibampa. Aho rero nahavanye kongera kubwira Yesu Kristo. Numva narasengaga buri munsi, ariko uwo munsi nahishuriwe ikintu gikomeye bene data. Batampaye none n'ejo ntibampe, harabona sabaga mu Gifaransa, abo mbwiye mu Kinyarwanda. Hanyuma mbonye rero batampaye, ndavuga nti ndakora iki? Mbwira Yesu Kristo ngo none ko batari kumpa ndabaho gute? Uragira icyo ukora. Ariko gihe nongeye gusenga ngo wisobanukirwe, numva mu buzima bwanjye bwose ibitekerezo byanjye birahindutse, ngo ngende umuraganwa na Kristo, sinkwiye kuba umusabirizi. Ni gute mba umusabirizi kandi ndi igikomangoma? Ni gute mba umusabirizi ndi princess? Ngende umwamikazi, nta mwamikazi usabiriza, ahubwo yewe ndisobanukiwe, sinzongera gusabiriza kugira Yesu Kristo yitamuruye akagaragara mu buzima bwanjye. Aho niho rero nagendeye muri Zaburi 107 umurongo wa 5 no 6, ngo bicwa n'inzara n'inyota, imitima yabo igusari, maze batakira Uwiteka bari mu byago, abakiza imibabaro yabo. Nanjye bene data, iri jambo ryabaye rema kuri jye. Ubwo ndavuga nti ndisobanukiwe, yewe ndi umwamikazi, ntabwo nzongera gusabiriza. Uyu munsi gusabiriza birarangiye. Rero sinzagenda bya bitatu bya bine, abana bapfa, abana bararyama, noneho ntibabashe kubyuka, nanjye simbashe kubyuka. Ariko nkabwira Yesu Kristo mu Kiswahili, nkambwira unitazame na macho yako ya huruma, ngo Yesu Kristo we wandebesheje uko kw'indoro yawe y'imbabazi. Niba rero ndi kukubwira ko ndi umwamikazi, ahari nirase, reka rero nshe bugufi, ku manywa nkirata, nijoro ngaca bugufi. Nkabwira nijoro nkamubwira reba rero ntabwo nagiye n'ubundi ntabwo turya. Nkambwira yo nirase, unitazame na macho yako ya huruma Yesu. Ku manywa nkambwira ngo yanjye nabirushye ibyo ngibyo byawe, nanjye ndisobanukiwe. Bene data, haragera ku munsi wa gatatu, niho wari umunsi ukomeye cyane, ntangiye kubona inyenyeri mu maso, numva inzara ibaye nyinshi, abana batabasha kubyuka. Numva ngo rero nimpagurutse abana babiri, Alain na Olivier, bagende bajye gusaba kubakire amazi mu mutima wanjye ngo mbabatize. Hariye kubatizwa no gupfa no kuzuka no kugira gute. Noneho ndabatuma bagenda barira, baza guhura rero Yesu Kristo. Rero bene data, ntimuzategereze ko muzahura nawe hari umuntu sinzi wambaye ukuntu. Ubundi Imana no kuva mu isezerano rya kera yerekaga abantu itumye marayika, hakaba cyangwa ibihe bidasanzwe bihinduka. Mose yabonaga igihuru cyaka Imana ihari. Uvuga ngo na Yesu Kristo rero uko niko agenda kwiyereka mu buzima. Abana bahuye n'umugabo, hura n'umuntu w'umugabo, nari mu nkambi nababwiye Nyarushishi, higeze kuza ndi gukora igikoma cy'abana, namwe ngo nawe aranywaho. Ariko abagabo, uyu wa mugabo urabona bari buhage, ariko mukanya amaze kumbwira gatatu ko ashaka kunywaho, ndavuga umutima wanjye haravuga ngo Yesu Kristo rero aratangaje. None yaba ari kugendere wakora iki? Ndabona wa mugabo ngo nanguhereze. Uwo munsi niwe abana bahuye nawe mu muhanda bagenda barira, aravuga ngo amaso saya bubwana hari ahantu mbuzi, murabo kwane ngo nabo kwa Berta nzi Nyarushishi ngo yego, wicyangwa ngo tiyego. Ajya kubasabira amazi kubakire, arayazana azabashoreye. Arambwira ngo mama Berta mumbe kubiryo. Ndavuga twabimaze. Arambwira ngo yangura abeshya, none se muri kubona ubwongo bwuheruka kurya? Noneho nyine ndamubwira oya nari nkubeshye, ibyo kurya twarabibuze, turi mu bihe bikomeye. Nuko
aratubwira ngo ngaya amazi rero narinzanye abana ngaho amazi sinabatije nabwiye ngo bayanywe noneho ndavuga ariko ibyo ari byo byose umwami wanjye arahari Yesu wari kunkongera nkabura unitazamena amacho yako ya huruma aho sinirase nkagenda nariteranye amasengesho abiri ndi igikoma ngoma ndi umwami kazi nagira niye baba we Yesu we mbabarira unitazamena amacho yako ya huruma noneho nimugoroba saa 11 bene data Yesu wanje aritamurura amen ko nakamubwiye ngo ndashaka ko yitamurura agaragare wa mugabo yaragiye agaruka afite ikamyoneti Hilux irimo guhera ku makara kugera ku biryo kugera kuri nido ya kaka bebe n'imineke n'ibiki nta kintu yasize araza aratubwira ngo abwira abantu babagabo baraho ku muhanda mu mupakurure ibyo birajya kwa Berite kakazu kanje kaba karuzuye abaragiye arambwiye ngo kandi n'ubundi ngo ningerageza nimbona uburyo nzashya ngaruka aragenda nimugoroba rero mbwiye man yo mbabarira ntarakugerageje Yesu wanje mbabarira ndongeye kandi ndakubonye umva ngo rero Berite kubera ko wisobanukiwe ugosobanukirwa kuri igikomangoma hamwe na Yesu Kristo inzara irarangiye mu rugo rwawe guhera umunsi nta nzara izongera kuhaba bene data uko niko nabonye gutabarwa nawe rero ubu watabarwa terwa no kwizera ufite kwizera Yesu Kristo ni muzima ko yarari cyagihe ko dusoma muri Bibiliya n'ubu ni muzima rero nge gice cyanyuma aho ndangiriza ndajya muri Samuel wa mbere gice cya 2 umurongo wa 8 aho mu isengesho rya Hana yasenze we yasabaga urubyaro nta mwana yari afite ariko nge nari mfite abana ariko nanjye numva nasenga nkawe bakura abakene mu mukungugu ashyira hejuru abatindi abakuye ku cyavu kugira ngo bisharane n'ibikomangoma bene data uko niko byangendeye noneho nabaye nyine igikomangoma nicarana nanjye n'ibikomangoma bene data ese nabigezeho nde ubwo ngubwo nguma muri ka kazu nza kubona akazi muri ke social ariyo ubu ngubu ari RSSB rero muri ke social mbona akazi banshyira mu biro bya comptabilité kujya gufasha comptable hanyuma comptable aranyanga anyima inshingano akazi habande twari nk'abantu 8 na chef comptable wa ke social anyima inshingano kajya nirirwa ndira ngahembwa ndakora hanyuma mbwira Yesu Kristo ngo none se mbaye umujura umuntu hembwa adakora Yesu Kristo aho niho wanzanye koko ase hariya niho hankwiriye ese ni mbaye umujura kujya none mpembwa ntakoze nirirwa nicaye nsoma ibitabo nseka hanyuma ntangiye guhagarika umutima nibaza igikurikira nkavuga ntibyarwe byose nubwo ubuzima ngiye gusubira mu buzima mubi budafite akazi nta kibazo ngiye mfite ntashye muri weekend nakoze sanga umwana wanjye arambaza Olivier ngo ese mama witwa nde ndambwira nitwa wakana harya ntuzina ryanjye ndambwira nitwa Mukamusoni Berthe none se mama akaradiyo k'umuturanyi kavuze Mukamusoni Berthe bamuhaye akazi ngo kuri prefecture cyangwa ntiyabifashe neza ndambwira ariko wakana amakuru uje uvuga niyo hanyuma mu gitondo ngira umuturanyi ashyira akaradiyo ke hanze numva amakuru numva inama y'abaministre yangize sous-préfet ushinzwe imibereho myiza y'abaturage kuri prefecture cya wibaze nyine umuntu waruvuye cyo gusabiriza mvuye mu gusabiriza mu mutwanje ari ugusabiriza noneho ubwo ndagenda njya kuri hitwaga bayitaga ya menaro kitwaga ministère njya kureba secrétaire général ndamubwira wandebeye ibyemezo y'inama y'abaministre cyo yavuze arandebera ariko yabanje guhakana abona nyine n'umuntu w'inzara uri aho ngaho arambwira ngo utabanome kujya kuba supre noneho arambwira rero arandebera arambwira ngo ariko ba Mukamusoni wahanga hamaze kunyura nk'abane baza kubaza kubera iyo myanzuro y'inama y'abaministre ndambwira ariko wandebeye koko nje ndashaka undebere munsi y'iyo ya Mukamusoni Berthe nta kantu koko gatandukanya ba Mukamusoni bose noneho arambwira ati reka nkurebere ntawamenya atariko nari ndushe no kureba ntoya ndebera nanje
nuko andebe rero nanjye bene data asanga handitseho Mukamusoni Berthe hepfo banditseho ngo épouse du fait professeur Niyonzima ni jyewe ndasimbuka kubera ndi nkubaganye narasimbutse noneho ati sinababwiye dore donc identité zanyu nizo zabatandukanyije kuko muri ntoza wenda muri CV y'umuntu cyangwa mu mwirondoro w'umuntu nta muntu wari warambajije urumva bari bafite ariko bari bafite n'amazina y'umutware wawe ni ikintu cyo cyatumye utandukanye ko ari wewe yego noneho baranjyana bampa affectation bampa imodoka bashaka na escort ebyiri kuko nyine hari igihe cy'umutekano muke Cyangugu ibaze warugeze n'ahantu heza nyine noneho ndagiye Cyangugu mpakora imyaka 5 numva ndi mu nshingano zanjye ariko mfite ubwoba ko hari igihe cy'abacengeze hari igihe cyamine mu muhanda ariko ndakomera navuze ko ndi umwamikazi se ubu nyine aha niho nicaye mu nshingano zanjye ndabikora Imana yagukuye mu mukungugu rya senyesho rya Hana nanjye mva mu mukungugu ntibyagarukiye aho Yesu wanjye sindaba noneho uwo yifuza noneho haza igihe ndi sous-préfet maze mu myaka 5 numva maze kunanirwa imirimo myinshi n'abagenzi banjye twari dutangiye kutumvikana nabo neza tudakorana nabo neza noneho nibwo haje inzego z'abagore mu Rwanda abantu bajya kwitoresha nanjye njya kwitoresha abantu baravuga none se sous-préfet nawe haje mu nzego z'abagore ndabwa nanjye ndashaka kuyobora abagore ngubu nihamara kuza umukuru w'abagore abaturage banjye nzaba mbatakaje noneho nanjye njya kwitoresha ndabwa nzabikorana byombi nta kibazo nditoresha ko ari ugutorwa guhera mu kagari aho uri kuzageza ku rwego rw'igihugu abantu batoraga mu ntara yabo mu ntara yabo ugatorwa wagera ku rwego rw'intara tugeze ku rwego rw'intara baduhuriza i Busogo intara zose noneho ngo hazavemo mu gihugu hose baduhuriza bagiye kureba les grandes dames bo bazaza noneho 10 ryo ku rwego rw'igihugu ngenda mari imyazi iminsi ndwaye ngenda nagiye naravuze gusa nari maze iminsi ndwaye malaria ngifite na stress z'amaserumu n'ibiki ndasa nabi nimfata n'agakenyero ka shitingi nanjye njyawe ngo ngiye kureba abagore de grande dame ngiye kureba de grande umugore w'i Kigali w'umusirimu ngiye kureba noneho nanjye abasirimu b'i Kigali turagenda i Busogo tumarayo icyumweru badutegura kwa gatandatu rero turatora nza gutangara abantu bararaga biyamamaza bagira gute yewe nari ndyamye njye naje kureba abagore b'i Kigali nanjye ndashaka kubabona bagiye gutora rero batora president ku rwego rw'igihugu ngo Mukamusoni Berthe ntiyasubiye hose kandi bigenze kandi gute bene data nuvuga ngo niwe muntu wa mbere wayoboye urwego rw'abagore mu gihugu cy'u Rwanda urwo rwego rutangira kuza ibaze wa musabirisi abari jewe utorerwa uwo mwanya mu gihe gito habaho iteka rya perezida wa Repubulika y'u Rwanda rivuga ngo perezida n'inzego z'urubyiruko n'inzego z'abagore abaperezida n'abavisi perezida no kuvuga bane barajya mu nteko ishinga amategeko bazajya kurahira Imana we bene data mwumve Yesu Kristo inzira nyuramo nkambwira ngo urakoze mwami wanje urakoze Yesu Kristo urakoze ese kugendana nawe nuko biba bimeze bene data mw'iki gihe rero ndi umupensione nabwo ngo nyine ndi muri pension y'izabukuru ubu rero nabwo nagiye muri nayobotse itorero Zion Temple noneho mba mu mwinginzi imyaka 9 nyuma yaho rero nza gutoranywa mu bajya gusigira ubupasiteri ubu ndi pasiteri nabyo byarantunguye nabyo birantangaza Yesu Kristo wanjye tukiri kumwe n'ubu turacyari kumwe ngubu nkorera muri Zion Temple Imahoko ni ukuvuga ngo nyuma yo kuba warabaye sous-préfet w'intara ya Cyangugu waje kuyobora inama y'igihugu y'abagore mu Rwanda hanyuma niyo mirimo herutse muri leta bana depite ibyo ntabwo batubwiye nibyo ntabwo ku iteka rya perezida yaje kwemerera twebwe babandi bo mu rubyiruko no mu bagore kwinjira mu nteko ishinga amategeko nk'abadepite kubera ko abadepite barimo barabamashyaka noneho barabamashyaka twinjiramo nk'abatowe n'abantu
bagize umubare munini w'abanyarwanda abagore n'urubyiruko ab'urubyiruko babiri biturutse ku iteka rya perezida wa repubulika y'u Rwanda kandi mu nteko ishinga amategeko hajyagamo gusa abo mu mashyaka tuza rero turabahagarariye ibyiciro binini byo mu Rwanda abagore n'urubyiruko aho niho nagiye kuba umudepite namaze mu myaka 8 bene data babana barakura nanjye ngira ubuzima bwiza Yesu Kristo wanjye rero turacyari kumwe ubu noneho niyemeje kumukorera musaba buri munsi kubana nanjye kugira ngo akomezanye nanjye anyobore noneho mukorere ampe imbaraga zo kumukorera aho ngeze murakoze cyane ndabashimiye bamwambaye akakanya ishimishije y'urugendo rwawe na Kristo ngira ngo wenda tugana ahantu wasoza wenda iki cyiciro cyacu waje kugira igihe uri umudamu uri umutware wawe uca mu ntambara nyinshi zagiye zibaho mu buzima bwawe urarukuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ufite abana batoya ugera igihe cyo gusabiriza inzara ibihe byose abantu bagiye bacamo n'uwe butumwa wagenera uyu munsi abantu bari guca mu bihe ibyo ari byo byose bigoye ku buzima bwabo abafite abana batoya bapfakaye abadafite akazi abahombye mu mishinga yabo bakoze abari mu ntambara n'abandi bantu bari mu bihugu biri mu bifite ibibazo nk'ibyakiriye namwe mwari murimo wabagenera iki ku buzima bwabo na Yesu Kristo muri iki gihe n'ubuhe butumwa bakeneye wababwira rero nkuko nababwiye ni Yesu Kristo mbabwira niwe nigishijwe mu isezerano rishya ko ari we ngenderaho ari we mvuga niyo umuntu angire neza ndavuga nti yo Yesu akugirire neza rero icyo nababwira abo bose bari mu bihe bikomeye ni ukuvuga ngo ni ukwizera umwami ukomeye nta wundi niwe gisubizo no mu ijambo ry'Imana ravuga ngo niwe nzira no kuri n'ubugingo nta handi wakura ubuzima bwiza atari muri Yesu Kristo rero niba ari we nzira niwe rero ugaragaza inzira igihe wowe usanga nta nzira ihari ari bukwereka inzira nkuko nababwiye ndi kwa konsensa sinari nzi iyo shwa y'inzira nashobora gutekereza uwo mucuruzi nashobora gutekereza ahandi ariko kubera ko Yesu Kristo wanjye nari nzi ko ari we nzira nari nzi ko nambwira inzira nyuramo ndayinyuramo niwe nzira rero niwe utanga inzira aho hose ubona ari mu mwijima aho hose ubona hadasobanutse wanyura he n'iki wajyamo se na waba umucuruzi ese wabiki rero ubu niwe nzira muyoboke rero akuyobore umugire umwami n'umukiza wawe wa buri munsi waba uryamye umuyoboze wongere umubaze wongere kandi arakwihishurira uvuga ngo nukongera kwexersa umutima wawe kumva ihishurirwa rye kuko kumumenya ntibihagije no kumenyera communication nawe kumva ko communication mbega ikaba ari communication ifunguye iyo ifunguye rero bituma wumva n'iryo hishurirwa niho rizira niho irishurirwa rizira niho kukuyobora iryo jwi rikuyobora uryumvira niho mbega kandi ngo intama zizi ijwi ry'umushumba Yesu Kristo yakubereye byose nkuko inka umushumba avuze yumva nawe ufite rero uruta umushumba uruta noneho abantu bose Imana isumba byose umwana Yesu Kristo witanze ku musaraba nk'umwana w'Imana isumba byose Imana muri twe cyane cyane icyo nagendeho Imana muri twe Yesu Kristo muri jye numvaga ari hafi numvaga atari ugutabaza numva ari hejuru numvaga ari hafi mu mutima wanjye inshuti yanjye harya ndanyuraye harya biragenda gute harya unitazame na macho yako ya uruma urambwa ati none se yakurebaga kandi ari mu mutima hari igihe nyine numvaga nti aho sinacumuye agasohoka aho ageze hose none ese aracyari mu nzira ese ari ku giti rero ahari unitazame na macho yako ya uruma kubera ko nyine mu bihe bikomeye hari igihe umuntu yumva nkaho yagiye aho rero bwari ubwoba rero yo nirase nacumuye yagiye inshuti yanjye yagiye unitazame basi unitazame na macho yako ya uruma acyo rero nicyo cyamfashije ngira ngo rero buri wese ho kuba gusa kumwemera nk'umwami n'umukiza reka noneho uteze imbere imibanire yawe nawe kumva ko ari hafi mu mutima wawe wakumva kandi asohotse kumva ko atagiye kure kuko ni inshuti yawe magara inshuti ntabwo ijya kure naho yakureka ijya hafi aho wongera undebe
unitazame na macho kuyavuma. Yego. Imana rero yongere ibahumugisha. Yes, turabashimye mwese mwari muri iki kiganiro kuri Ngazi Young TV. Twari kumwe na Mama Berthe yatubwiye urugendo rurerure yakoranye n'Imana. Ntabwo niba yavuze wenda uruhande ruri positif reka tubyite gutyo, habuze ibindi bintu bikomeye yagiye anyuramo, mwabyumvishije byinshi bitandukanye, ariko nawe wari umwanya kugira ngo tugukomeze ibintu byose urimo kunyuramo, uri kumwe na Yesu, ntabwo uri wenyine kandi humura. Uko wexercise umutima wawe kumwizera no kumwitabaza no kumugira uwa mbere mu buzima bwawe, niko azagenda aguserukaho buri munsi. Humura, ntabwo uri wenyine mu bintu byose uri gucamo, nawe azaguserukaho, nubwo mbizi neza ko n'uyu munsi muri kumwe kandi umwizeye. Turi kumwe rero, tuzagaruka mu kindi kiganiro ubutaha, dukomeze guhamya Yesu no kuvuga imirimo ikomeye ku buzima bwacu. Bye bye.